sinzi igihe nsigaje ku isi, sinzi umubare w'inyenyeri, ariko hari ikintu kimwe nzi neza ijana, nuko ngukunda. Yehehe, wowe nzira igera ku munezero wanjye, umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza. Indoro yawe inkoraho ntashyikira, umva ndagukunda, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Urukundo rwanjye irubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho, ndagukunda. Iyo nkozeho numva umubiri rusura. nawe ubwe yemera ko aje yemera kuza gushyingirwa, yarabisabye akabyemererwa n'umwanditsi irangamimerere. Hanyuma ikindi cya gatatu, abemererwa gushyingirwa nabujuje imyaka y'ubukure 21 kujyana hejuru. Hanyuma ikindi cya kane, twemera gushyingira umuntu udafite irindi sezerano ryo gushyingirwa rigifite agaciro. Vuga nk'urugero, wari warashyingiwe mbere, ishyingirwa ntiribe ryarasheshwe n'urukiko cyangwa urupfu, kuko nibyo bibiri bisesa ishyingirwa. Iki gihe yari iryo sezerano rigikomeza, isezerano rya kabiri nta gaciro rigira. Ikindi, dusezeranya umugabo umwe n'umugore umwe. Ntabwo dusezeranya abagabo babiri cyangwa abagore babiri, cyangwa umugabo n'abagore barenze umwe, cyangwa umugore n'abagabo barenze umwe. Amategeko rero anagena ko ishyingirwa ryemewe ari ribereye imbere y'ubutegetsi, nk'uko twabibonye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Ikindi rero, dushyingira abageni baje gusaba amasezerano, ariko ari imihango y'ibanze yakozwe igenwa n'umuco nyarwanda. Hari umuhango wo gufata irembo, umuhango wo gusaba no gukwa, n'indi mihango yose y'ibanze igenwa n'umuco. Akaba ari imihango ihuza imiryango yombi y'umusore n'iy'umukobwa, bagahura bakemeranwa ko bagiye guhana abageni, kandi bakemeranwa ko bagiye kugirana isano igenwa n'itegeko ishingiye ku ishyingirwa ry'abana babo. Dushingiye kuri ibyo rero, kwakira abasaba amasezerano, hanyuma tukabatangaza mu bitabo by'irangamimerere mu gihe nibura cy'iminsi 20 kujyana hejuru, kugira ngo uwaba ufite impamvu itagomba gushyingirwa iteganywa n'itegeko ayigaragaze. Mu gihe impamvu yaba ifite ishingiro, ishyingirwa tukarihagarika. Mu gihe impamvu yaba idafite ishingiro, itambamira ishyingirwa rirahabwa agaciro. Itambamira ishyingirwa rero bishobora gushingira nibura kuri imwe mu mpamvu zikurikira. Icya mbere ni ukubura kwa kimwe mu bisabwa byerekana imihango cyangwa ishingiro ry'ishyingiro. Kuba hari umwe mu miziro y'ishyingirwa. Ahangaha mu miziro twavugaga kuri rya bindi twavugaga, iyo hari utabyubahirije, mwaje gushyingirwa kandi yarashyingiwe ahandi, je gushyingirwa tujuje imyaka, je gushyingirwa tujuje bya bintu byose nayo imaze kuvuga. Iyo hagaragajwe impamvu yo gutambamira ishyingirwa iteganywa n'iri tegeko, ishyingirwa rirahagarara. Ikirego rero gisaba gutambamira rivaho gitangwa n'umwe mu bashaka gushyingiranwa, cyangwa se undi wese ubifitemo inyungu zigenwa n'itegeko. Ibyo rero byo gutambamira ishyingirwa ntabwo ari byo wenda turi gutindaho cyane. Tugaturebe ku cya kabiri kireba ku ngingo ya 234 ireba iri tegeko. Ivuga uburenganzira n'inshingano by'abashyingiranywe bikomoka ku gushyingirwa. Abashyingiranywe bubahiriza uburenganzira n'inshingano byabo bikomoka ku gushyingirwa, batitaye
hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo bahisemo. Icya mbere, hari uburinganire hagati y'abashyingiranywe. Uburinganire mugomba gutandukanya uburinganire n'uburindagira. Uburinganire hano itegeko uko ribivuga cyangwa icyo bishatse kuvuga ni ubwuzuzanye hagati y'umugore n'umugabo, kandi no kumva ko umugore n'umugabo bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko. Nibwo bwita uburinganire. Ntabwo uburinganire bivuga ngo inshingano z'umugore warazihoreye ngo umugabo niwe uzajya uzikora. Hari nk'inshingano z'umugabo umugore atashobora, hari n'imirimo nshinganwa y'umugore umugabo atashobora. Tita nk'ubu wagutera inda wamenya kuyitwituka nayo ibyaha. Izo ni inshingano, ni imirimo nshinganwa y'umugore. Wagufata zikoviye akavuga ngo muhibere wamuhibere. Iyi ni imirimo nshinganwa y'umugore. Violette wagukora gutera titinda wayimutera. Iyi ni imirimo nshinganwa y'umugabo. Hari imirimo nshinganwa y'umugabo akaba n'iy'umugore, ariko iyo mirimo nubwo yaba ari inshinganwa kugira ngo igende neza ubwuzuzanye ni uko umwe agomba kuba yuje n'undi. Nose niba Violette agiye guha umwana ibe titutamuhaye ryabera azava mu iki. Rumvikana ya mirimo nshinganwa izagenda neza mu gihe nawe hari icyo wayikoze. Hari ukumuhahira, kumushakira ibishoboka byose, kumuha ibyishimo byose bishoboka kugira ngo abone amashereka aho umwana. Nawe n'imirimo nshinganwa nimba agiye kubaka igikwa, uretse ko n'abagore nabo basiga bazi kubaka, hari ntabwo yajya kugikwa cyangwa ajya kubaka utamutekeye. Abakingiranywe rero bafite uburenganzira n'inshingano bingana imbere y'amategeko. Abakingiranywe bagomba kudahemukirana, gutabarana ndetse no gufashanya. Gushyingirwa guha abakingiranywe inshingano yo gusangira ubuzima kandi bakabana. Ugushyingirwa kudakurikiwe no kubana mu gihe cy'amezi 6 nta mpamvu ifite ishingiro guha umwe mu bashyingiranywe uburenganzira bwo gusaba ubutane. Icyakora iyo nyuma y'umuhango w'ishyingirwa umwe mu bakingiranywe agaragaje ikimenyetso ntavuguruzwa ko inshingano yo kubana itazabaho, ashobora kuregera ubutane. Ahangaha ndashaka kuvuga iki. Hano muje gusezerana ibintu bibiri mu macamake. Muje gusezerana kubana nk'umugabo n'umugore, muje no gusezerana gusangira inshingano zo gutunga urugo kandi no kubana neza, harimo gutabarana ndetse no gufashanya. Iyo kimwe muri icyo kibuze ubifitemo inyungu yemerewe gusaba ubutane. None mushaka gusezerana agashira amezi 6 nta mpamvu n'imwe ifite ishingiro ituma abantu batabana, ubifitemo inyungu yemerewe gusaba ubutane. Undi ashobora kuvuga ngo njyewe ntabwo nshaka kubana nawe ku mpamvu 1, 2, 3, akaba yayigaragaza impamvu ifite ishingiro, ikaba yaherwaho isaba ko umuntu mwatandukana. Ubuyobozi bw'urugo. Abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho kugira ngo rugire umuco, ibirutunga ndetse no kurwubaka rugakomera. Umwe mu bashyingiranywe yiharira izo nshingano iyo undi adashobora kuyikora. Buri wese mu bashyingiranywe agira uruhare mu bitunga urugo rwabo hakurikijwe uburyo n'amikoro bufite. Abashyingiranywe bafite inshingano yo kwita ku bana babo, kubaha ibibatunga no kubarera hashingiwe ku ndangagaciro z'igihugu. Iyo umwe mu bashyingiranywe ateshutse ku nshingano yo kwita ku bana, kubaha ibibatunga ndetse no kubarera, uwo bashyingiranywe cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu ashobora kumurega mu rukiko rubifitiye ububasha. Buri wese rero mu bashyingiranywe afite inshingano yo kuba uwo bashyingiranywe ibimutunga iyo bikenewe. Violette usabwa gushaka ibitunga Tito nawe usabwa gushaka ibitunga. Umwe nanyura iburyo undi anyura ibumoso, mushakishe buri wese muri hamwe mubone ibibatunga. Iyo umwe rero yicaye akakuruza amaboko, undi akaba ujya guhigahiga wenyine, kigira akiyara inshingano kandi abona mugenzi we nawe ntacyo akora, ntacyo ashaka no gukora ngo azamure urugo, ufitemo inyungu ashobora kwegereza. Abana bishwe n'inzara, ahubwo icyaha ni ukubyaragura buri munsi, kubyara 3 mu mwaka, kandi mukabyara abo mutazatunga, abana ntibarya, abarwaye bwaki, kandi mufite imbaraga zo gukora. Ibyo ni ibibazo bikomeye. Iseswa ry'ishyingirwa. Ishyingirwa rero iyo ryabaye imbere y'ubutegetsi, ibiseso ishyingirwa hari ubutane bwakorewe mu rukiko cyangwa se urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. Nibyo byonyine bishobora kuba byatesha agaciro ishyingirwa. Nibyo rero tubifuriza, turabifuriza ko ishyingirwa ryayo rizaseswa n'urupfu rw'umwe muri mwe, aho kugira ngo muzajye gusesa mu rukiko.
kubera ko abantu bajya mu rukiko kubera ko hari amahame remezo n'aya mategeko turi kubasomera cyangwa turi kubasobanurira umwe muri mwe byamunaniye kubimvikana. Bavandimwe rero mu nshamake umugore n'umugabo bafite uburenganzira bungana mu rugo, banafite n'inshingano zingana mu gutunga urugo rwabo. Ikindi mu mibanire yanyu myiza izashingira ku bwumvikane muzagirana, iterambere ry'urugo buri wese aba yarigizemo uruhare. Ikindi kwicisha bugufi aho biri ngombwa, ikindi hakaba no kwihanganirana mu gihe habonetse ibyago, inzara, amakuba n'ibindi byose mutikururiye bihungabanya ubuzima bw'urugo. Uwo yahungabanyije usigaye asabwa kuba yakwihanganira mugenzi we. Hanyuma rero mu byo kwitwararika muzirinde ibintu bitatu ngiye kubabwira. Cya mbere kimwe, muzirinde kubeshya. Buri wese akaba azi ko akora bizinesi za rwihishwa adakeneye ko umugore abimenye, umugore nawe akora izindi bizinesi adakeneye ko umugabo abimenye, cyangwa se umwe ni umunyamadega n'undi ni umunyamadega. Amadega wakoze wayahije uwo mwashakanye igihe azayavumbure uzamenye ko uzararuhiye. Ariko ubwo ntabwo tubibaziho, hari ubwo tubifuriza. Hanyuma ikindi, muzabe mugira umwanya muganire kenshi, kanire ibyo mumaze iminsi mubona nyine bitari kugenda neza, umwabwire mugenzi ibyo mumaze iminsi abona bitari kugenda neza, n'undi gutyo. Hanyuma mujye inama zo gukosora ibitagenda neza no gukomeza inzira y'umubano ndetse n'ubusabane. Y'ubuzima bw'urugo, haba mu kubyara, haba mu guhaha, haba mu guhitamo ibikenewe mu rugo, ukabona igihe muhitamo ibidakenewe kandi ibikenewe mukabyirengagiza. Ntabwo wajya kugura reyali ibihumbi 100 kandi umwana bamwirukanye ku ishuri, cyangwa ujye kugura kositimu y'ibihumbi 100 kandi ufite inguzanyo ya banki utari wishyura. Abantu mukicara mukareba imibare ikenewe mu rugo ni iyihe, iyihutirwa ni iyihe, aba ariyo iherwaho mbere yo kujya gukora ibitihutirwa kurenza ibindi. Hanyuma rero tanabifuriza mu mibanire yanyu, burya umuntu agirwa n'abantu. Ujye mu rugo rwanyu nta bashyitsi muzamubona, umugore nta nshuti z'ingirakamaro afite, n'umugabo agira inshuti zishobora kuba zabatabara bikomeye, mwungura umuryango, mwungura inshuti. Ahubwo abana bajya batambuka baza gusaba ku biryo, bakagenda bavuma mugeni bamuvomera ku gahera, cyamugera igihe kitwima ku biryo. Abana baje kugusura, igiti cya mbere ni ukubirukankaho n'umujinya n'ibiki byose. Abana bakaba batagati biriya rugo rakatsindwa ati wibeshye wanyurete itarakuvunira umwete. Uzakunda abana, ko abana, umuvumo w'umwana buturirwa mu kimwe nuko umugisha w'umwana buriya nawe uragwerekeza. Umwana iyo umuhaye ku biryo akavuga ati murakoze Imana baho umugisha, uwo mugisha buryo uzagwerekeza. Ariko agiye kuvuma, umuvumo uragukurikira. Ikindi rero uzamenye no kubana n'abaturanyi, ababyeyi, inshuti ndetse n'imiryango. Nagahora bashakanye impano n'izungura, hari uburyo bune buteganywa n'itegeko kugira ngo icya mbere ni ivangamutungo rusange, ni amasezerano umugore n'umugabo bagirana yo gucungira hamwe umutungo wose buri wese yari afite n'undi yari afite, ukaba umutungo umwe rusange bose bahuriyeho kandi bafiteho uburenganzira bungana. Iyo batandukanye bawugabana 1/2 n'undi 1/2, ibice bibiri bingana. Cyangwa se iyo umwe yitabye Imana, usigaye ni ufata inshingano zo gucunga umutungo wose, gusa akawureresha abanya kugenda azara yamusiki. Iyo ni baryita ivangamutungo rusange. Ivangamutungo ry'umuhahano ni amasezerano umugore n'umugabo bagirana yo gusangira umutungo wonyine bazahahana uhereye ku itariki basezeraniyeho. Ni wo wonyine basangiye. Hanyuma iyo umwe mu bashakanye yabarasezeranye ubwo buryo yitabye Imana, usigaye ni wazungura ariko akazungura ibyo bahahanye byonyine. Ibyo umunyakwijyana yari yarihahiye mbere y'uko musezerana bizungurwa n'abandi bagenwa n'itegeko. Hanyuma iyo habayeho divorce bagabana ibyo bahahanye byonyine. Hanyuma icya gatatu ni ivangura mutungo risesuye. Birumvikana buri muntu wese agira umutungo we bwite yigengaho, mugenzi we adafite ububasha, n'undi akagira uwe bwite yigengaho, mugenzi we adafite ububasha. Icyo akora bakagirana, bagasangira inshingano zo gutunga abana babyaranye. Icya kane rero
ni imicungire y'umutungo ishingiye ku masezerano. Abashyingiranywe bumvikana uburyo imitungo yabo bazayicunga, n'igihe batandukanye uburyo bazayigabana, n'igihe umwe mu bashakanye izaba yitabye Imana uburyo izazungurwa. Ibyo byose bakabishyira mu nyandiko imwe bakajya kwisinyira imbere ya noteri. Iyo nyandiko iriho umukono wa noteri bakayizanira umwanditsi w'irangamimerere uzabashyingira mu cyumweru mbere y'uko mushyingirwa. Ubwo nibwo buryo bwitwa imicungire y'umutungo ishingiye ku masezerano. Hanyuma rero uburyo mwahisemo bwo gucunga umutungo wanyu muraza kubibwira umukozi wo mu irangamimerere, kuko ntabwo byemewe ko mubitangaza muri rusange. Ubwira umwanditsi w'irangamimerere wenyine kugira ngo abyandike mu bitabo by'irangamimerere. Ibyo rero imicungire y'umutungo w'abashakanye hari ivangamutungo rusange, ivangamutungo ry'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye, n'imicungire y'umutungo ishingiye ku masezerano. Ku bana byanze gatanya ishingira ku cy'urukiko rushingira nibura ku bintu 8 bikurikira. Kimwe mu bintu 8 bikurikira: icya mbere ni ubusambanyi kandi nabwo bugaragaje ibimenyetso. Icya kabiri ni uko umwe mu bashyingiranwe yarataye urugo nibura amezi 12 akurikirana nta mpamvu zifite ishingiro zihari. Icya gatatu ni uguhanwa n'icyaha gisebeje. Umwe mu bashakanye yahanwe n'icyaha gisebeje. Hanyuma icya kane ni ukwanga gutanga imitungo urugo. Icya gatanu ni ihohoterwa ku mubiri, ku mitekerereze, ihohoterwa rishengura umutima, rishingiye ku mutungo, cyangwa se imyitwarire ibangamiye bikabije urega, umwana bahuriyeho bombi, cyangwa se umwana w'urega cyangwa se uregwa. Ahangaha kugira ngo bisobanure neza, hari ihohoterwa. Fate nk'urugero, Violeta afite umwana yatahanye kwa Tito, Tito aramuhohotera kuva mu gitondo kujya nimugoroba, aramucyurira igira gute. Igihe Violeta afite uburenganzira bwo gusaba ubutane ku nyungu z'umwana we uhohoterwa kenshi. Violeta utaje kwa Tito usanga Tito ifitiye abana mu rugo, nawe urabacyurira babereye ba mukase twumva mu makinamico, urabahohotera amagambo mabi, urabakubita, urabashengura umutima, urabiriza ubusa, wanga kuba ibyahohoterwa ryose uzakorera umwana we. Mu gihe usanze afite umwana, kigihe Tito yemerewe kuba yasaba ubutane ku nyungu z'abana wamusanganye. Hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hakaba no kumara nibura imyaka 2 mutabana ku bushake bwanyu. Kuko kubana neza byaranze, buri wese yifatiye icye cyuma n'undi yifatiye icye cyuma, cyangwa umwe yigiriye Kigali undi yigumira hehe. No kuba mutabana, umwe mukaba mubana ku buriri ariko mutabana. Umwe akajya aryama areba epfo mu kamajumba, undi akajya aryama yirebera mu cyamudoro. Hagati mwarashyizemo urubaho. Amezi 24 yashize, ubwo ubifitemo inyungu yemerewe gusaba ubutane. Hari nk'uko nari nabivuze, ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 nizigera mutari mwabana, ubwo mariage zabirangije garanti. Na amezi 6. Amezi 6 yo musezanye ku murenge agashira mutari mwabana, mariage birangije garanti. Ahubwo nakeka kuri mwe bitabaho. Uretse nawe mezi banza n'umunsi mutabaho. Nuvango turabifuriza rero kwirinda bino byose ukora 8 bintu. Ahubwo mukimakaza ihame ry'ibiganiro, kunga ubumwe, gushyira hamwe, gukora. Icyambere kimwe n'umurimo gukora. Tito ijya gukora, Violeta nawe ujya gukora, muzamura urugo. Ikindi mwiga gukoresha imibare nyakuri yo mu rugo. Imibare nyakuri yo mu rugo, gushaka ibibatunga, kumenya umubare w'abana uzuwe n'ubushobozi bwanyu, hanyuma no kumenya imikoreshereze y'umutungo mufite, imikoreshereze izamura urugo kurusha imikoreshereze yo kwaya no kujya kwiyemera. Hari abantu bajya gutegura amasezerano ugasanga afite yatse credit ya banke, wenda yo kugura ikibanza runaka ya $5,000,000, za $5,000,000 zose ujye kuzikodesha mu imodoka ihenze n'imyenda ihenze n'amayoga menshi kugira ngo wemeze abantu muri quartier. Akoze urabemeza nyine uratwemeza nibyo tuze tunazimwe tutaye nyine tukwemera, ariko ejo nuburara nabwo ntabwo uzatwemeza. Kandi mu bantu wemeje nta n'umwe uzakuzanira ikiro cy'isukari cyo kukugemurira. Urumva rero ibintu byo kwiyemera
ibintu byo kwiyemera wiyemera hano wiyemerana umutungo w'urugo ntabwo ari byo. Umurenge wo muzatura hose uburyo izindi ngo zabafatiraho urugero rwiza rw'urugo rwubashywe kandi rutanga imbuto nziza z'amahoro n'ubumwe ndetse n'iterambere muri rusange. Namwe babyeyi rero turabifuriza ibirori byiza, turabashimiye ko mwashyigikiye abo bageni bacu kugira ngo batere ino ntambwe. Abanyamasengesho bavuga ngo uno munsi twaragusengeye cyane, mwarakoze gusengera uno munsi kugira ngo uno munsi ubeho, ni umunsi w'ibyishimo ku miryango yombi, kandi turabifuriza iterambere ry'imiryango yombi. Mugiye gusohoka isano y'ubumwe bw'umuryango. Umukobwa yaje hano afite papa na mama, ariko arasohoka hano afite ababyeyi bane, afite papa na mama, data bukwe na mama bukwe. Tito yaje nawe afite papa na mama, ariko arasohoka hano afite ababyeyi bane, afite papa, mama, data bukwe na mama bukwe. Ubwo imbere y'amategeko ubwo banditse ku babyeyi bane, sibyo? Kandi namwe mwa babyeyi imbere y'amategeko murasohoka hano mufite abana babiri kandi bazanye umwe. Ababyeyi b'umukobwa bazanye umwana umwe, ariko barasohoka hano bafite abana babiri. Ababyeyi b'umuhungu baje hano baherekeje Tito, ariko barasohoka hano bafite Tito, bafite hungu na kobwa. Muri icyo mwifuriza hano, buri muryango wose hano ufite ibyishimo ko muri gusohoka no ku murenge mwabyaye hungu na kobwa. Ubwo rero muzahorane hungu na kobwa, zabyare cyusa na cyuzuzo, kandi muzahorane amata ku ruhimbi. Murakoze. Njyewe Nyirabwimana Violette maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Muhayimana Tito umurebe umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Sado une photo. Sawa dasa ni yaje? So, kuza yicaye cyane. Kayibotse nawe yaje. Manuel, umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Mpungu, maze kumva amasezerano ya Muhayimana Tito na Nyirabwimana Violette bagiriye imbere ya murambe kwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha muhabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Muhayimana Tito na Nyirabwimana Violette bashyingiranwe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Umugaragaro ko abaye umugore. Rero umugabo witwa Tito ntiyakira umugore witwa Violette. Abingaragu bari hano rero ko ziri hano mutangira muzigira inama, mubabwire uru rugendo ko yego ntabwo rworoshye, ariko urugendo ukuntu ari rwiza. Ubwo insoresore n'abakobwa bari hano batangira baze mubagira inama n'uburyo umuntu asezerana. Nagira amanuka arahigeze. Hanyuma tukava hano
kunda abagenzi niwo umurage wawe. So wakubyaye yarabakunze cyane, turanyurwa turanyurwa twese turanyurwa. Umva nshuti yanjye, ntukite ku batakumva, ku batakumva, oho sibo rurema, sibo rurema, sibo rurema, sibo rurema. Inkunda uko ukunda, nta buryarya nta butiriganya, ugatanga umutima wawe. Hahirwa ugukunda, ntagisha imitima inama, imitima inama, oho oho, akakira urukundo rwawe. Nkunda urugwiro rwawe, nkunda umubano wawe, nkunda urugwiro rwawe, nkunda umubano wawe. Nkakunda uko wisekera, uburere wahawe burakubereye. Uri umukobwa cyane, 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 uri umukobwa cyane. mbega rwagize bigarama rwagaramo umurenzi wo kurwanamiza umutwaro utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi inkera y'abeza. atubona icyogere mu kuba ntagome ntabaza nyir'icyubahiro mu igogo. niba ubitaro utaganira imbarwa tutaramye ingenzi baririmba mu matabazi mu gushaka kutagira imbeho mu nda. hari hebe, hari hebe, hari inyange zirusha kwera, hari inyamibwa yakuze neza, mwene wacu baragushaka. Yizere sindere mwiza, uw'imico myiza idasanzwe, we nyabusumba zipfura intege, bwiza bwanyu ndutira bose. Hari hebe, hari hebe, hari inyange zirusha kwera, hari inyamibwa yakuze neza, mwene wacu baragushaka. ngwino se nyamuseka zigashoka, iyizire bibero by'uruyumbu, ari hehe uwantwaye umutima, ngwino nyabusa nk'ubwabire gaju.
maze icyumweru inkweto nizaye tugiye gufata tujya hariya kuri sare Nyagora ku ngoma data mwiza tugiye gusaba no gukwa utugene imbere tugukurikire wigaragaze nk'Imana isumba byose yaba mu bavuga jambo yaba mu basore bacu yaba mu babyeyi bacu yaba mu miryango yombi tugiye guhuza tugiye gusobeka tugiye kubaka ubunyarwanda tugiye kubaka ubumwe data mwiza ndagusabye nk'imbaraga zawe ziganze Nyagora ku ngoma ku mukwe n'umugeni ineza yawe ikomeze ibane n'iki kirori tanya nakusuzanya natwe kwese kitumaje rakoze amen. Bashitsi bahire murakaza neza bashitsi bahire ikaze murisanga mwateguriwe ibibakwiriye mwateguriwe ibibabereye mwateguriwe ibibakwiriye mwateguriwe ibibabereye twizeye ko bibashimisha kandi turabishimiye ikaze 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 welcome distinguished guests you are welcome feel at home get a world you deserve get a world you are worth it we believe he's gonna please you we all are happy to see you welcome 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 dukunda tugushimiye kurinda kwawe kwisa kandi gukomeye nyakubahwa wabanye natwe uyu mwaka wose ntabwo waturese ngo tube twenyine hari byinshi byaduhigaga ariko waradutabaye none tugejeje kuri uyu munsi kuri iyi tariki ndetse muri uku kwezi muri uyu mwaka twese duhumeka umwuka w'abazima izina ryawe nirihimbazwe kandi data wa twese izina ryawe rishyirwe hejuru aya masaha rero byiringiro by'umugisha utugiriye neza twicaye muri iki cyicaro kubwo ibirori wateguye data wa twese kuri iyi miryango data nyiringabo waturindiye abana turindira umusore ndetse n'umukobwa mu izina rya Yesu none uyu munsi Kristo wera gari imiryango yose irateranye inshuti n'abavandimwe twese twateranye Kristo wera duteranijwe n'ibi birori ariko turakwinyiza kugira ngo mwami ubwo duteranye dutya nawe uzuterane natwe utugirire neza uko wabaye muri bwa bukwe bw'Ikana abari kuba no muri ubu bukwe data wa twese tugwaye ikaze muri byose bikorerwa ahantu ku bavuzi b'imisango tugwaye ikaze guhagarariye ubukwe ndetse n'ubwanima hose tugwaye ikaze kugira ngo uze ubane natwe nyakubahwa Imana rero ngaho nutangirane natwe kandi kirogoye yose yaboneka hano turayamaganye kwamaganye imbaraga zose zitaguturukaho ureka imbaraga zawe zimanukira ahantu data wa twese ngaho hira gahunda zose rero umuteguro n'ubu wawe gahunda yose ibi yawe turatangiye ibirori Imana kandi kugeza ko turi buze kubisoza usozanye natwe turagushimiye kuko ubyumvishije kandi kubikorera kuyubahisha izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose amen. none mubyeyi rero ndabona umukuru muri bo ari gushyira ikiganza hejuru kandi rwose nubinyemerera turamuhereza uruvugiro kandi ntabwo nubinyangira ndajya gushaka ba basore ba gituza cy'umunihiro ubundi ro bamwerekeze yirembo ijambo ni ryo hano mu gicumbi wawe musaza niba ndi bumuhereza umwanya wo kuvuga cyangwa niba ndi bumusohora atarambwiye ngo ntumuvugishe menshi ariko wemerewe kumuvugisha
nimba arangagarukira kuko ucaza amatako yombi. Nanone nimba uri kuyoboza akayira kugeza Nyamasheke umbwire ndaguha umwana uguherekeza, ariko nimba ugarukira ahangaha kaze mu bitaramo. Tukaba tugeze ku ngingo yo gushimira abana bitwaye neza muri Noheli ndetse tubaye impano. Niyo ngingo tukaba tugezeho, nimba nawe ufite indi wakongera urakoze umwanya wawe. Kamanze yicare rero neza, ariko naharagurukiraga ngo ndaza kukubwira niba dusangira icyo gitaramo cyangwa se ni kumeza, ariko reka mbe nicaye. Bana namwe, ariko nimba mubinyemerera, hano hari umwana rwose wazanye, uragira ngo abushyikirize ubuki natwe tugenda dusomaho iwacu n'ikiwacu. Abushyikirize. Urakoze. Ubwo uvuga ati njyewe igitaramo ngusanzemo ntabwo nabura kugutwerera igiti kibindi tugenda twica icyaka. Urakoze cyane. Ariko nk'uko mwanyemereye gutaramana namwe ndetse mukanyemerera ko tuganira, ndagira ngo tuganire mu buryo bwa nyabwo. Nyakubahwa Patrice, icy'ingenzi urukundo. Naje mbasanga muri uno muryango wawe mutaramye, ariko njyewe mfite n'icyo nifuza. Mfite ibyifuzo bigiye bitandukanye, ariko harimo icyifuzo gikomeye cyane nifuza. Muri ibyo byinshi rero, muri uyu muryango wanyu nabonye muri abantu bagwa neza cyane, nifuza imbuto. Yewe muri uyu muryango wanyu nifuza n'umugisha. Yewe muri uyu muryango wanyu igikuru nifuza ko mwampa umugeni. Nifuza ko mwampa umugeni muri uyu muryango wanyu. Nyakubahwa Patrice, nifuza mfite nyamukuru, icyo nicyo cy'ingenzi. Nifuza ko umuryango wampa umugeni. Nibyo mwana Damascene, hano umugeni twari dufite umeze neza, ntabwo abageni barahari, ahubwo wabaza nyine ubashije na ba nyirasenge cyangwa nyina wabo. Abageni barahari, ndifuza ko mumpa umugeni. Umugeni koko muri uyu muryango ukungana ntabwo umugeni twamubura. Nagira ngo mbaze uwo mugeni bazayitwa nde? Nyakubahwa Patrice, umugeni naje nifuza ko mwampa yitwa Nyirabwimana Violette, kandi ubu ni umunyamuryango w'inzira arahari. Nyirabwimana Violette unzi ko yagiye ku ishuri ejo bundi ry'abihaye Imana, kandi akaba umuhamagaro wo kwiga akiyegurira Imana. Ibyo bintu ukaba ubizanye ntabwo byakemera, kereka njyewe nimba mbaza umuhamagara iyo ari akambwira ko yisubira, naho ubundi ari kwiyegurira Imana. Naramukunze rero ngiye kubariza ngo data mubyeyi mwiza, ntaguciye mu buryo uvuga nabushyitse mu bwatsi bwawe. mbabwe ko mukunda gutarama, ariko mukagira n'icyo mutaramira. Akira rero iyi nzu yo gutaramira. Data baguhereje, urakoze cyane, ubikane. Nibyo umuryango mugari, reka nunganire data mwe bugufi. Mbonye bamubaza ngo aze gusobanura neza. Iriya ntango agutekeye
ni intango isaba umugeni nk'uko yari atera interuro yo gusaba umugeni. Ubundi intango yaguterekeye bwa mbere uzi ko ari intango y'interane ijya mu zindi, kandi ubonye yizanye n'amaboko yombi, urankundire uyakire neza. Ayo magambo ariho handitseho gusasira ijambo, ubundi ijambo bamuhaye aritsindagire kandi aryitse neza. Murakoze mu Imana. Muze gutaramiramo, ariko mu bantu basogongera urwagwa hano ntabwo bamo. Reka nusogongere, ninumva ari ku ijambo ndaza kubwira ababyeyi yuko urwagwa yatuzaniye ku ijambo. Ninumva rudakuye ijambo turabatuma musubire kujya kwenga murakoze. Ngiye kuyisogongera ninsanga inzoga ikwiye ijambo, data ndamubwira akomeze, ninsanga idakwiye ijambo ubwo ngubwo nanjye ndayijyana ku ruhande. Niba bashyizemo n'umuhanga unyemerere nyihangamure ndakunyora. Data mubyeyi mwiza, buriya ndagukunda. Ushobora gusomaho wenda ukabiranduka ari we bateze, ariko njye buriya ntacyo nawe. Ariko iyi nzoga ukuntu nyumvishe, niba ari iryo jambo ryonyine baje bari kuyivugira, ahubwo iryo jambo ryaba ari ritoya. Niba afite n'ikindi kintu ashaka kuvuga kivugiramo. Usanga mutaramye, nifuza gutaramana namwe. Rero nk'uko nabikubwiye rwose, iyo ni inzoga yo gusaba umugeni. Ubona ko umugeni wo nzi ko ahari. Umubyeyi wanjye rero ubwo ntagira ikindi uza kwifuza tukimbwire, ariko rwose nagushimira ko unyemereye ko wakira ibyo gushyikirije. ubundi buriya umusore asorera amufite nibyo turaza kugira icyo twongeraho tumaze kumva igisobanuro cyiwe. Isabira n'uwo nsabira ntahari. Nusabira ntahari. Yewe natumwe n'umuryango wa Mbuguje Zefani ngo nze kubasabira umugeni muri uno muryango. Umusore yitwa Muhayimana Tito, akaba mwene Mbuguje Zefani. None akenera kumenya inkomoko yose ndabikubwiye. Umukobwa n'uwo gusabwa agakobwa, Nyirabwimana Violeta turamufite rwose muri uyu muryango kandi turemera kumutanga. Umugeni mukwemereye rwose. mbere umuryango wari uri ushyitse hano kugira ngo wemerere umugeni. ku mashyo ndabanza hoshe umunani, ukwera umunani wa mbere, Gasenye na Mbogo umunani wa Kinyarwanda. Kuko wagera ku bindi ariko kwabanje kubahiriza umuco nyarwanda, ndaguhereza Gasenye na Mbogo. Ahubwo tukiri kuri iyo ngingo, abagira ngo umusore wanjye undi hafi Lise umunani Gasenye na Mbogo. Amushyikirije Gasenye na Mbogo iyo bita isuka imiteja abakobwa bagakomeza gutoha. Amushyikiriza Rushinjabira misozi rushigisha bishanga ubwatsi ndibugabure. Ubundi babyeyi beza, yisuzume niba ngombwa n'abamasenge bagufashe nta kibazo. Rwose ngushimiye Mbogo ndetse ngushimiye na Gasenye uzaniye umwana ushaka umugeni, rwose ndamukwemerera. na Mbogo. Ndagushimiye. Ubundi akushyikirize izi mashini, ubundi
nyakubahwa Patrice kandi mugihe wanyu izi ni imashini zo gukata ubwatsi bw'iyi ugira gutya uhereza inka ikarya ubundi ikanezerwa ikama amata menshi muzishyikisha. Urakoze cyane. Mushyikirize ikibumbiro zashokana amashyuza zizanywere mu rwuri rwa bugufi. Umusaza Paul Kagame yabikemuye neza aravuga ati ibibumbiro ntibikabure. Mumwongera amashyi n'impundu. Data yarambwiye ngo nizajya ngera hano njye mufasha ngo ntawaguha nkundira nanjye nk'uko abimbwiye. Data yarambwiye ati iyo umaze gutanga ikibumbiro ati icyasi kiza nyuma, atereka ngo igicuba kizuhira ukamenya uko urwuri rutoshye. Ubundi mubyeyi mwiza, impamvu nkuriho kano kantu ni ukugira ngo abahari hirya no hino bamenye ko amazi ajyamo neza. Ukagera gutyo ukadahira, wamara kudahira ugashyira mu kibumbiro, wamara gushyira mu kibumbiro ukongera ukagira batya ukavuga ati zishokanye mama mfura nziza utabeshya kw'abahizi mwumvire unyakirire mu gitaramo wumvira amateka. Inka zikomeza zikamwe mwiza ntabwo dumenyereye ibicuba bimeze bitya bitewe n'uko ndi kubona ari ibya kizungu. Munyemerere ntabwo nakuvuguruza, nta nubwo nakwaka ibyo yamaze gufata, ariko ndagira ngo atwereke icyo mu gikora. Mubyeyi rero niba tutakugoye uratubwira ati rwose icyo ni igicuba. Icyo gicuba rero mbese data mubyeyi mwiza gikora giti? Uravuze ngo babigenza batya, bamara kubigenza batya, data gikora giti? Yego nutubwire nk'umuryango bitewe n'uko bitewe n'uko iminsi tudacubangana iyo maze guhumuza inka. Urabizi ko mu kandi kanya tugiye kugera ku munani mukuru, mwadukoresha umunani ukinze, mwadukoresha uwuguruye, turikwije kwa data. Iyo maze guhumuza inka muri bya byansi bwiza muri za nkongoro, uraza nk'uko yaramaze gukura urumero ugashyitsa amata mu gicuba. Cyitwa igicuba cyashyitsemo amata, kandi iyo kitarajyamo amata cyitwa amata cyitwa igicuba kidacubangana. Iyo cyamaze kujyamo amata bakacyita igicuba, ahajisha igisabo ntawe watera icyasha, ubundi igisabo igicuba biragendana. Fora nziza mubyeyi. Data uretse ntabwo ndemera ibyo uri kuvuga ni iby'iwanyu, reka natwe tuvuga iby'iwacu. Utubwire ko icyo ari igicuba kidacubanye, ukatubwira ko bagikuraho urupfukuru. Urugero nanjye nzisobanuza icyo ntazi. Umuryango rero duteraniye hano, iki atubwiye ko ari igicuba, kandi yatubwiye yuko bakibuganizamo amata, kandi icyo iwabo bagikura uremero, ariko iwacu dukuraho urupfukuru. Bitewe n'uko maze gukuraho urupfukuru, ubona nyine n'amata yamaze gusengera yatangiye kubyara amavuta. Siko gahunda zigenda iwacu mu Kinyarwanda, ariko kugera aka kanya we yanze gukuraho rwa rupfuko. Yari kuriho ururemero nk'uko bashyizeho ururemero rwa kabiri, nakoreho n'urupfuko. Akoreho n'urupfuko, namara gukuraho urupfuko noneho yimikize anatwereka uko babigenza, bitewe n'uko twebwe icyasi tukamishirizamo ntabwo kimeze nk'icyo ngicyo. Unatwereke ukuntu iwanyu muca bugufi bityo mubyeyi mwiza. N'uretse gakeya hano turi iwacu, tubaza kuvuga ibyo dushaka, nimuze kumva nyine mukeneye ko dutarama turataramana, kuko muraza kugenda mu murongo wacu, ntabwo tuza kugenda mu murongo wanyu. Icyo ze kuza kugenda. Reka mubyeyi nk'uko uvuze ati muri gahunda n'umuco, mpamya ko iwacu tuvuga kwa Ngandano, iwacu mu bukunzi, inkingi n'imwe n'umurenge umwe. Reka umuco wanyu nk'uko ubisabye data mwiza, nkongera
nk'uko abisabwa umugore yego uca bugufi ngaho ikiza umuremero naho ubu noneho ukuramo n'urucuku urwo ni ururemero rwo gukuramo n'urucuku ntacyo byose bigendaga neza nuko babigenza ibyo ngibyo gukora naka ntiyari kubishobora niyo mpamvu nanjye nari gukomeza nsimbara ndi kuvuga ati rwose utwo tuntu n'ubwo murakora ati data ntabwo ari ubishobora kameramani ubifate rwose none se izi wanyu zikaba ziti gitoki cyangwa n'ifunguro izi wacu ntabwo zikamwa ibirungi nta nubwo zikamwa shibiri ahubwo izi wacu yaciye bugufiya wasabye ko mwereka umuco reka tuwukoreshe inka iyo umaze kuyishyiraho iyayo imaze kuyiretesha ubundi nakubwiye ko iki ngiki ari igicuba cyakira amata yavuye mu nkongoro inkongoro mwana mwiza iyo umaze kuyinyuza imaze kugera mu nkongoro yashyira mu gicuba wamara kuyashyira mu gicuba ukahereza umucunda akashyitsa ku ikaragiro hafi ku ikaragiro waba uyajyana ku ruhimbi ababyeyi bakajya kuyabuganiza mu gisabo ubundi urazeza rutabeshya habaye hari ikindi wumva gikwiriye kurengaho twabikora nta kibazo ariko mpamya ko abakuru bumva urakoze cyane bakuntera amashyi n'imbundi icyo nashakaga cyane barakubwira ko izi wanyu zikamirwa mwaho ngaho ariko igisobanuro neza imbere umuhuzamagambo bivuze data gushyikije umunani wa mbere gasenyi nabo munariyungu n'umwundire ababyeyi bawushyitse ikaze bavuga ibyabereye mu gitaramo data yicare abanze yongere yitse kwiriya ntango mwamuterekeye ubundi arakomeza akubwiye bajya bavuga ngo uribwa n'usasura ubundi urakoze murakagira imana umugeni kuko umukuru umuryango rero ukirari ahangaha wakongera amashyi n'impunduro ababyeyi bakabijyana aho bigomba gushyira urashaka kumbwira iki waretse muri kukunyagira ufate baragutegura ndaza kuvuga iby'ikoranabuhanga kandi ibyo ubona rwose nzi neza yuko iyi foto izahora rwose yibukwa ngaheruka mucyo gitaraga mwiza komeza ushyireho wamurya nta kibazo na kimwe biteye ndaza kukubwira ikiza gukurikira ahaguruka neza n'umukobwa w'indero nziza watojwe umuco w'ikinyabupfura agira ngo rwose abiza ukamubwira ati niwegere ugaca arahindukira ariko twari reka n'ikimore mwambaye ibisa musuhuzanye ese wamuntu utasuhuje baza kureka bakubwira amashyi n'umuntu ngarubu niba wanyuzwe uretse gake niba wanyuzwe violeta umubwira mubwira na yesu yavuze ibice bitatu none baguhaye urupapuro utanze mushiki wawe kandi wamaze kumera ubwami nimwigendere turakubona reka mubwire violeta uriya musaza we narizi ko muri inshuti ariko bitewe n'uko maze abamujyana kuragera ngaho uzamura amaboko nka kwa kundi inyambo ziteka zamura amaboko hejuru mwanya uzamure hejuru ngaho ureba imbere zawe ese uri n'icyuma ngaho urambera amashyi y'ubwoba
rwose aravuze ati rwose ndagukunda aravuze ati niwakire rwose akabuze ese wowe kizamuye rwose erega kizamuye hejuru ubundi umugore ati babigenza batya tubizaho rwose ati babigira batya bakabigenza batya ati nuko rwose ariko biyore wakizamuka wazamuka ikiganza ukerekana imbere n'inyuma nuko rwose bari bakorera amashini bwayanuka nuko rwose ndabizi neza yuko ntabwo wamuhereza impeta y'urukundo ubu rero kumuhereza kandi ubwiza akimuza kugira ngo uzamuke adahari aza kuvumbirwa mu gitanda kandi utarashyika nuko rwose ariko mwabibwira amashini ndagira ngo Violeta ariko mushimire we akana kumujisha amubwira ati shimi uri mwiza cyane ndagukunda kurenza abandi bose b'isi ati kandi rwose ndakwemera cyane buri gihugu ryihangiwe ndagihanga maze muri iyi saro yigera guseka buri munsi ubuse koko nicyo cyaro cy'urukundo buri munsi nanjye ngatera mu ijwi rivuga ati nta na kimwe reka mubumbire rwose wakuye nawe utizo akora iyo ashaka nawe uze kuvuga nuko rwose mubambira abashyire mu ndagira ngo rero Violeta sheri we bamufata ikiganza ubundi amwereka umuryango ubundi rero Violeta anashime uwo tutasuhuza umushime byiza cyane rero uriya mupapa asambwiye ngo wakihangane bo nta kibazo na kimwe ntamubwiye ndagira ngo rero azamure inanga umukingitananga ubundi rero natwe tuba tubibona aravuze ati umusore wanjye rwose wajya kumbwira yuko ufite umukunzi nkaza bihakana ariko ndabibonye rwose nuko rwose aravuze ati shawa rwose neza ati nayanuka ubwo rero agaciro nakuda nuko rero nagira ngo ufite impano ya Violeta yo guhereza umusaza nk'igihe ubundi ashyikirize buri mubyeyi ntawe utazakwikurira mu ruhare rwa se icyo ni ikizara hano mu cyaro iwacu urabuze ko rwose umubyeyi mwiza atazakageza ku nyanja iwacu agira ngo rwose bakomeze bifotozanye nta kibazo n'iki na kimwe nuko rwose urakoze cyane mama Olive ndetse na papa Olive muri ababyeyi beza mwagiye mudufasha kenshi cyane turabashimira abantu b'agaciro ndagira ngo mama Shalom nawe ukavuga ati rwose uyu munsi ni uw'agaciro dore nawe ugiye mu byuma utuzaza mu byuma warakaye rero ndagira ngo rwose Fifi nawe yigire hano hino ashimirwe mu gitaramo cyiza nk'iki ngiki Fifi ndagira yigire hano hino atubwire Fifi karubanda mwiza kandi ko ari uw'agaciro gakomeye cyane ese buriya ugiyewe
muri foto. Byiza cyane abavuze turishimye wagiye muri abantu barishimye mu bandi bakobwa kandi uri mwiza cyane ndabigushimira rwose umuntu w'agaciro kandi rwose aho uzaba uri uzajya mbikubahira bitewe n'uko iki ari cyo gihe ngaho ndagira ngo rero isheri ntabwo bitewe kuko ari umukunzi wawe ngaya nuko umutima nakubonamo uzawukomezanye kandi rwose nihagira ikikurakaza uzabwire tuzagicoca ngaya nuko wowe w'agaciro urakoze cyane yesi ndagira ngo rero na Violette afate ikiganza Tito ubundi rero amugeze hano mu muryango namara kumugeza mu muryango ubundi rero na Tito wabiri umuryango Violette avukamo ndagira ngo Violette rwose amufata haruki abavuze ati mukomere ababyeyi beza murabona agaciro ati rwose ndakubaha muri abana beza mungejeje ku munsi w'igitaramo nayo nuko yari mu ruhande rw'umukunzi wewe nta kibazo n'icyaha cy'ubuzima nuko rwose kiri cyo gihe cyo kubona abamwashima rero mubyeyi mwiza rero aka ni agaciro ko kuba wabyariye umukunzi tuba tugeze kuri uyu munsi rero no kuri byagenda neza ndagira ngo mushyikirize na Violette rwose azagufasha nta kibazo n'ikiraki cyane rero bavuze ati rwose aka ni agaciro k'umubyeyi wabyaye neza ati nishimwe ry'umubyeyi kandi rwose ababyeyi ndabakunda kandi nabo bantu b'agaciro ndagira ngo mufite impano ya mama Violette rwose naho rwose n'umuherera aho ngaho ngaheruka kandi Violette azenguruka ujya ureba rwose no mu byuma by'ikoranabuhanga ujya ureba imbere rwose n'ikoranabuhanga ariko avuga ati rwose bigende neza ngaho ariko namwere uyu mubyeyi abashinzwe mu ruhande uyu mubyeyi arabibwira rwose yagiye aca mu nzira nyinshi afatiye Violette ku bibero Violette yarera akamubwira ati shekere kibondo mama bwiza bwanjye none wagejeje ku munsi mwiza nk'uyu nguyu ndagira ngo rwose nasore abe bugufiya nawe ashimirwe mu gitaramo cyiza nk'iki ngiki bitewe n'uko ari cyo gihe mu gitaramo cyiza nk'iki ngiki aramuze ateka gushyira mu byuma by'ikoranabuhanga rwose ndagira ngo rwose noneho pureze yigere hano hino pureze yigere hano hino ubundi rero n'abashimirwa mu gitaramo cyiza nk'iki ngiki pureze rwose yigere hano hino n'abashimirwa mu gitaramo cyiza nk'iki byiza cyane rero ndagira ngo akere yigire hano hino ashimirwe bitewe n'uko iki ari cyo gihe byiza cyane rero nawe rwose washimiye mu gitaramo cyiza nk'iki hari ukuntu mwazaga mujyana kuvoma ukabanza ukamuvomera ijerekani y'amazi kugira ngo rwose uzajye kumubona rumaze gukura muze mubyibukiranyaho baravuze ati urakoze rwose byiza cyane aka kanya rero ndumva gahunda ziri kugenda neza ariko hari umusore uri kumwe na Tito arambwiye ngo bitewe n'uko mutarangirwa mutarangishije abantu yifuje kuguhera inka hano mu gitaramo cy'abahizi aravuze ati rwose aguhaye inka bitewe n'uko uri uw'agaciro ese wabyivugira
abarundi bakomeze urakoze cyane n'imyaka nanjye muzabwire nzaza kubafasha kwerekeza murakoze cyane ndagira ngo rero Violette afate ikiganza ashimiwe ubundi rero amujyane mu byimbo yateguriwe ubundi mwana nawe akomerezeho nta kibazo n'iki nacyo ndamushimiye natwe mubyeyi mwiza uriya mugabo mwari muri kumwe rwose aravuze ngo akeneye kukuvugisha ariko ntakuvugishe byinshi data amahoro ugende unzanire inyana z'inyambo 8 kugira ngo mukwemerere burundu wazizana ndetse n'abatahira wazizana mu mafaranga icya mbere nguciye cyangwa se sinaguciye rwose nguhana nakwemereye sinisubiraho ugende unzanire inyana 8 nyakubahwa Patrice ndumva ijambo ryawe natumvise ariko ntazagize urwuri ndagira ahubwo umpe umuveterineri ajyane n'umutahira wanjye veterineri ndakwizeye ko hari amatungo bagiye kukwereka ugomba gusuzuma ko atarwaye uburenge urabizi neza ko inka zanjye nta kibazo zifite nusanga iyo bagiye kuzana zirwaye uzicyaye bitume zigera mu rwuri ubanza usuzume neza witonze uzikora ihuza yabashe gutaranirwa kandi ikagira amazina y'ababyeyi mwiza mushyike mu cyiciro nk'ikiwe mwarambire amashyi y'ubura abasore n'amashyi usiga abakobwa benshi bakenda kugurukamo amacenye nk'umuzindi banakareka abakobwa mubyeyi mwiza bakagira yombi komeza usiga abakobwa ntibagurirwe ubundi muri mwiza umukwe nakubahwa muhateye imyaka ikwiriye abagabo ubundi umugabo akunda icyubahiro akanga umugore ujya mu nzego z'abandi bagore za zindi zitagira umusaruro ahubwo uriya mutugora batwa ababyeyi bakunshimira bakumvira amashyi y'umuto bakagira yombi
reka munaturi ikanagiro ry'iwacu nk'ubu ubu mutazi maze nk'ubu ntazimenya ubundi mujye muzirikiza kandi muzishore amashyuza meza babahaye ikibumbiro ubundi mwari musanganywe ibaya n'ibaya ry'amashyuza murakagira amata muraroho iwacu n'amamuko urugo rwa tito nawe muzagire abazabagana Francis sokoza daso asikariye economy komeza ku muryango nyarwanda urugo rwawe ruzagumye neza tubonera paruwasi ya Mukunzi zibuka mu gitondo ry'umuhima n'ibindi byose bizaza ibindi mu gishoboke ry'iyombi amerwa rwizigenza kirazira kandi ntabwo ari kirazira ngo n'ikiziriza cyangwa mu bushyo ariko hari ingenzara na muri mwanya akabujyamo mwumvira umuhanda umuhagaze ubundi usaba mu gishakira yari zicare mu ntara y'abakuru bagana yombi yego nguhaye umugisha wa kibyeyi mwana wanjye uzorore ukame kandi nawe rwose bakame bashobora sinkagutoza dore ko abanye n'intore menya amata menya n'ishyushyu menya n'ikiguhi nanone iki ni ikivuguto ku mushumba urangiriza igahera ugende ugishyira imbere y'agapira ababyeyi mwiza sigishyira imbere y'agapira dore ko bagira iz'ubundi iriho amagambo meza sinayasobanura bemera umwana mwiza uri muheza agaba bugufi kuko yamuhase benshi byatunyuramo aho guhumira undi ngo muheza ntazi ibitugu byanjye bizunde nuko bagumiza urangundire umirire amata aya mata ntitapfa n'ishyushyu ese ubungubu ntubwire ngo ikivuguto kizavurire tata ntabwo ngenda gutyo ngo kizavurire ntabwo cyakuvura abakuru gihawe n'umwanzi ahubwo kizakongerera imbaraga kizanyongerera imbaraga tata wamwongerera amashyira imvungu kizanyongerera imbaraga mu Rwanda rwa Kanyarwanda gatasi ntaratambera mu gitaramo cy'abakuru wampaye indangamirire gace bugufi narinjiranye zirimo umunani zirimo izimutse uvuga zirimo amazina y'izabyo mwiza inyuma y'ameza yibarutse ebyiri ariko bitewe n'uko ntazivuga amazina zibarutse naza kumubwira nta namwumviriza imfura zo muri gahunda zumviriza aho bwo kumvira ubundi harabuhaye ibintu ariko nambwiye ngo hari ikivugo kizakuvura kandi ashobora kuvuga ati hagiye ingurube n'amadaha umuntu we ntugacike urugendo rwawe ruzahora ruratsindira akeneye umwanya w'uko kumva bakuru kandi ibintu aho ugiye kumushimisha yitaye mu gitaramo cyazishoboye utahira mwiza imyaka guhaye umugisha wa kibyeyi uzaragire kumanga ariko ugira ubuhoro kandi izo waragiye zizahure zikama utahira mwiza rero kuko nagutumye ukabiri umwitumika akira amata rwose uzahure gutumika n'ejo ubundi ningutuma uzakomeze nk'umutahira w'umuryango ariko umubyeyi mwiza nabonye bakwambika ingofero y'amaraka sindayigeraho ngo yambikiye yanjye nanjye nzayigereho shira ingofero ababyeyi z'abambere basizimisha ushyikirize umugaragaro wa munani w'inka kuko umutahira yabivuze ntekereza yuko imikorere ya mugenzi wasanga byose inka zimeze neza iki ni ikimenyetso rero cy'ububyeyi ukomeze ubere umubyeyi wanjye
nzakoga mu ntege kandi rwose ndacyari umwana ndacyataguza ubwo n'ejo bundi igihe cyose uzagira icyo ukenera kuntu nzatumika mbere umubyeyi nzakubera umwana murakoze murakaramba urakoze mwana mwiza Damascene kubera ko ibyo mbwira byose bigaragara ko umwana ufite ubwenge nanone abejo bundi uribwa n'usasura ntabwo hari n'isubiraho ngushimiye ko iyi minani yose umpaye ari igomba umugeni ukambwira ko mu gitondo nguherekeza kujya ku murenge ukaba uyu munsi uhaye umugabo mu gitabo cy'amategeko bakongera amashyira y'umuntu urakoze mwana kuba umwana mu banjye nkwemereye gutambira mu byanjye byose nkwemereye kunyumvira kandi nkagutuma iwacu ntabwo turi abanebwe iwacu iyo umwana abaye iwacu yemera kwicara ku gatebe kagufiya akaganira na se ndetse na sekuru na nyirakuru ndagira ngo rero nagutindiye bamwe gutakure haragura cya mudongo umwana w'umuherezo uri hano agushakire kuri rwa rw'imvura hirya hafi y'urutara akumbereye ugume udabagire mu banjye uyu muryango mfite uri hano ntabwo wakugaya kandi turi kumwe murakoze wakomeza agira agaciro mu maso yiwe kandi nawe mu muryango ndabizi neza yuko turamwemera kandi turamwubaha amushyikirize amara kumushyikiriza ubundi rero yubaha umukunzi wiwe rwose ufata umugabo neza ndagira ubanze umufate ucishe akaboko inyuma ubundi rero wumve ko umufite neza ubundi rero ndakubwira ikiza gukurikira gutyo uramufite ndagira ngo rwose tito murebe mu maso isa kwica umukobwa mwiza erega n'umuhe aravuze ati rwose ngiye kubanza kugusomya nimara kugusomya ubundi gahunda zigende neza mwabwiriwe none amashyire mu rwose nuko rwose nurangiza umubwire ku buzima bwacu muhe ku buzima bwacu yaba idaciyenze nuko rwose ese biyari iyo umugabo aguhaye bigenza gute uramuhanze ngaho handi umugabo ndagira ngo icyo kirahure ubanza ugiterekeye nta kibazo na kimwe bikabanza giterekeye abanza igitsina na kimwe nta kibazo na kimwe giteye umwana wanjye hano nta mpagarara zihaba buriya babyumvikanye ariko gufata umugabo neza ariko umufate neza ese uramufite neza uravuze ati uze no kumurinda impagarara ese biyari murinda impagarara yicaye umushyitsi ubundi ashyike neza rwose mutware mwiza mugereye amahoro aramanuka gatoya ati rwose ishyikayo mumubera abashyingura nuko rwose nuko bamubwiraga gufata umugabo neza nawe ujya wamusomya usomye umugabo witonze ndaza kukubwira ikiza gukurikirana ubundi rero ikintu cyo kurya gihari ubundi rero tugifate tugisangire ngaya nuko iryo ryari ryo jambo ry'umunsi rwose
no kubitamo ya njyana nziza ubundi rero dukore arafuza telefone friti tito shema bakunda iki baza nabo babizi foke mu ibumoso ndababwiye ngaho iburyo ibumoso gano rwose n'ababyita kurishanya bambera abakiri muntu ngaya ngo bamwe kugira turamukana muri televizungu nuko rwose bimeze no ku gahunda zimeze aravuze ati reka tunarishanye dutya ngaya nuko murakoze cyane abambera abakiri muntu usebenza tunakigira neza nijya kureba bakomeza amashanyarazi tuto ujya kubicara hagarara hariya wiwe ati mukazana wagera gukunda kandi nakwishimiye umugara amashyi nijya kumenya impano zirahari murageresha uyu munsi ni uwanyu tumukazana mwiza niwe yafashije mu muryango mugari rero rwose karaba tugenda yiga batiriwe babikunda ariko naho unayigabura rero umwana nawe bafata ikoranabuhanga ati abambara abakiri mubi uburyo bwizihiwe usagaseka neza Uriya hajya
impamvu gusiba kwayo ati bari bagukunda cyane ati ni wowe wese kubera ko n'imyaka nawe kuza gukamika mu muryango mugari mwamuke urucyane mwamuke izi abazifuza ubundi mushyikira bacu ubwiza bw'ikabigarira nuko mwese bizi bose muzirahereza ku mafaranga muzajya kubinyohereza uriya atira gutura abashinzwe abakozi bakanyuma ati musaza waje ati tugejeje ko byiza nk'ibi ati umugore mwiza fibeti gasara kamutera gusura cyangwa se kinobera bameze nk'uyu ati ibintu byamukunze rero nyumva ntabishikamo atari ko guturuka n'igariya mu kibaya ati kandi barashimye bakaba kuzagira ati imfura nziza data gukurukaza ati namushimiye ati namushimiye ati umwitora buri kure urukundo rw'iyi umwana amashimwe muri mwari mwiza usubiza abageni uyu mukobwa mwiza utuma mwitera ubereka mwerekana hagati yabo ufata ifoto nziza n'uko ariko mwana sinjya kuba nabenshi ibyiza byabo n'umushaka nawe uzasenya imana waha ababyeyi nawe umwegere mu bishyimbo umwegere gake nawe umwegere gake n'umwumvira amashyi murakagira yombi hejuru hejuru yakoze akagirwara reka yesi wa musore wari uhari mu mukobwa twaje gushaka nawe yakirikashije reka ngo mikorofone wowe nanjye uyu ni mushiki wanjye yigeze nsuzugura kandi twabanye neza twese turanubahana turacyari kumwe dufatana mu mugongo duhuza imana umugezi iyo tuzaba tuzikora uyu nawe ndabigisa ari nko kubura kamuhereza indangura amajwi arambwira ati iyo wamwivugiye wajya amashyira urubuto bakagira imana bakongera amashyi ati wishimiye ibyiza bw'igihugu wishimiye umuco mwiza urakagira imana murakoze usetse nkawe useka k'ababyeyi bacu reka niba nawe mu rucika we usigaye ati ababyeyi bakuru noneho mwababyeyi ngaho n'ababyeyi turaze mu mashuri ubuzima bw'abahindagura bacu n'ababyeyi bamukunze kuri giti n'ababyeyi bamukunze aseka neza atega agatambaro neza kuva natwe tugenda mu mwuka mu bintu bimeze neza ahubwo abakiri bato mbere ubona abandi bakobwa basigaye ati mukomeza aragushimiye kandi umva mugabo wowe n'umuhanga nimushyiramo hagati ubwo nazi hano ntabwo ngwino hano ngwino hano maboko ngwino hano ubwo se mwakikurira abana bakongo igihe umukwe yabaye umwana wawe umwegera mwohereze ku mpano fata mikorofone wawe utubwira ati ubwo ruhogoza amahanga ikibazo wambaye yari yabese yego urugo n'urugiramo impano turi umwana wacu bagira inama impano irakomeye cyane niyo kumushyigikira mu rugo ngo azabashe kubaho neza kandi amushyigikire tugira inama n'umubyeyi umwana wacu tugiye kumwaka ngo ntiyakire impamvu noneho ngo muse nk'abari hasi gakeya mikorofone y'ukure ku muntu hindukira agacurero hirya hayo museke imana wese yabahaye baziza amahoro bahuriza bamuhogoza amahoro umusaza ariko ngategeka kureba uwanjye ntutugetera amata mwabaye amashyi y'ubura bishimiye ibintu byiza biba ngaho babakobwa bamugana batangiye kuza muziza niba ushaka mugeze rero mu gitondo ushyigikire
barasetse bishimye barashaka mikorofone ati ngewe twabanye muri korali tubana hirya no hino ati twajya mu rubyiruko mu murenge rwa kwizihiwe violeta atuyobora neza tunagushimiye urakoze ukagira imana ati urangije imana uragiye ayiwe uzizane ntabwo ari za zindi tuba muzanye impano ayiwe uyu nawe ati ndagushimye uyu niba atari umusaza we niba muri kugira ngo wese bivuze ati mfate ku bwera mu gatoya none abarishira ntaje arizihirwa cyane ibizihirwa ababyeyi bamwe amashuri mu nyamenya ko byatunganye ko ibintu byagenze neza ariko abana namwe muri hirya no hino muzizane abazanye nyaburo abazanye inka abazanye abagaju ubundi bamufite ku rufaranga ushimire urugo rukomeye bateranyije uyu murenge manini kusagira neza ejo n'ejo bundi ukomeze babuke bakagenda nta wundi muntu ucikawe ndabona atari impamvu reka nsabe Joseph niba utanga icyapa hejuru rya nyamasi cyangwa icyapa cy'abahizi mutabera ngo bazazaza zavuga kuba tukabagana tukabona ubucuzi bwabo ubundi ari mu mpande y'ibindi by'aho bakagenda yowe urakoze cyane burya umwana mwiza uhabwa ijambo rwase nari kumva yuko uri kugera ikirenge mu cyane ugasaza nta kibazo n'icyaha kimufite ndagira ngo rwose nk'uko twaganiranye isengesho viyore barambwiye n'abandi bose bari mu mbere barambwiye ngo ntuzabura umuntu aje yikoreye inkokora zirindwi imbere tuzagira ngo nta gukunda ariko kutamubona aka kanya bwamaze gufatana bazaza kumusura mu rugo kandi uza kuza kukubwira n'umutware igihe n'ijambo bari bari ni ukuvuga rero abandi turagenda twigire hejuru kuko twatangira isengesho dusozesha isengesho kandi murabo meze neza murakoze cyane datakuzi turagushije kandi turaguhimbaje uri wagira neza turi hano mu bukwe watwigaragaje haza imvura witeka imana urayiturinda uravuga ati ntabwo umucyo ubereye abawutegereje mwami mwiza tukweretse umukwe n'umugeni tukweretse abana bazabakomokaho tukweretse imiryango ku mpande zombi komeza ubaye kumana bakabanure komeza ubaye gutunga batunganirwe komeza ubaye ukomeze muri wowe kandi neza iraza mu mitima yawe bose witeka imana yagomba kuguma batangiye yagomba kuguma ubukwe nagusabye ko uzamara kugeza kuri iyi mesaje uzabashyize muri paruwase mwana mwiza bahagumisha ababyeyi bahagumisha abapadiri bahagumisha abapasiteri ineza igaze mu mitima yawe mweretse yagomba kuguma abatumirwa baraha ugenda n'abamanuka ugende n'abazamuka data mwiza bararabane nabo kandi icyo tugusabye no kugisha ukuvuye nyakora kumukora turamushire turamunezerewe icyo turukanye imigambi byose n'umwanzi turanditse umwuka wera amareka abakozi bagatuma kuririmba turate uburobera n'uburobera dusize n'isoko abakozi amina muraba agaciro uwiteka aze urakoze cyane rero burya iyo